Welcome to my YouTube channel, Shushu TV. Hello, mumeze gute abantu b'Imana? Nizere ko mumeze neza. Ni kuri Shushu TV twagarutse nk'ibisanzwe kugira ngo tuganire. Uyu munsi rero tugiye kurebera hamwe ukuntu ku bantu bashakanye kuba mwakora kiriya gikorwa cy'abubatse, ukuntu ari byiza kandi ari ituro nyumvise neza. Ubundi mu buzima busanzwe tuzi ko ituro ni amafaranga. Wagiye gusenga kwa padiri, umuha amafaranga, utanga nyine amafaranga nk'ituro. Ese wahuye na mugenzi wawe, umuha amafaranga, umuntu yagusabirije, yashonje, afite uburwayi, se utanga ayo mafaranga cyangwa utanga ubundi bufasha, uramufasha, birarangira nyine ati watazi ituro. Twebwe muri Islam batwigisha ko no kumwenyurira, even no kumwenyurira mugenzi wawe nabwo butanze ituro. Kuba twahura mu nzira nkaseka nka kumwenyurira byonyine, atari bimwe by'imbereka, atari bimwe byo kugira ngo umuntu yishushanye nyine, ukaba wasekera umuntu kamwe ukamumwenyura, ukamwereka ko umwishimiye, nabwo ubwabyo uba utanze ituro. Ese ubu tuzabone mu ituro ry'amafaranga, tubure mu ituro ry'ubundi buryo bumwe cyangwa ubundi, tubure no mu ituro ryo kumwenyura ku bashakanye. Rero iyo mutarashakana biba ari haramu, biba ari icyaha, biba ari icyaha nyine gukora ubusambanyi cyangwa se kuryamana. Byo biba urumva ko bafite n'izina ribi, ubusambanyi biba ari ubusambanyi. Ariko iyo mwashakanye byemewe n'amategeko, mugashakana mugasezerana imbere y'amategeko n'imbere y'ababyeyi n'Imana, bose bakabiha umugisha, icyo gihe kuba mwakora kiriya gikorwa ntabwo byitwa ubusambanyi. Ntabwo byitwa ubusambanyi, kuko iriya nzira niyo inyurwamo kugira ngo habeho kuvuka nk'uko twese twavutse, ni haraba byahiriye. Rero kiriya gikorwa iyo mwashakanye mukabikora uba utanze ituro, wikibuza ituro nyabona. Ese umugabo aragukora buri munsi, urwaye umutwe, urwaye amaguru, urwaye umugongo, ntuheruka gusenga, ntuheruka gufasha abakene, ntabwo nta gikorwa na kimwe mu buzima bwawe bwa buri munsi wakora ngo uvuge ngo byize nanjye ndimo ndandikisha imbere y'Imana. No gukora kiriya gikorwa ukubaka urugo rwawe, ni nawe ubwawe uri bubyungukiremo, ko niwe uri bwishime, ariko ukandikirwa ko imbere y'Imana watanze ituro. Nabyo bikunanire, nabyo bikunanire. Twe kwibuza amahirwe y'ibyiza, tujye twandikisha imbere y'Imana, kandi burya igikorwa cyose kigendane n'umugambi wagikoreye. Hari abantu bavuga, twebwe muri Islam twisha ko igikorwa cyose, umugore kuba ari umugore wawe mu rugo ntabwo ari umukozi wawe. Biba byiza akoze iyo mirimo, ariko atanayikoze afite uburenganzira ko washaka umukozi akayikora. Ariko umugore mu gihe wayikoze, mu gihe nta mukozi ufite ukaba uri gukora iyo mirimo cyangwa ubwo bushobozi budahari, ntukabikore ibintu bajya ushyiraho umugambi wo kuvuga ngo iyi pantaro ndi kumisa y'umutware wanjye, Mana unyandikire iyo migisha, nyandikira ko ndi gutanga ituro. Igikorwa cyose ugiriye ineza abawe cyose, ujye ushyiraho umugambi wo uri gutanga ituro imbere y'Imana, uzarebe ibyiza ukorera. Erega ituro ntabwo bisaba kujya mu rusengero gusa ngo utange bakubone ngo watanze. No kubarira abantu bawe neza ni ituro, no gukora kiriya gikorwa cyo bubatse, ugashimisha umugabo wawe, ugashimisha umugore wawe, nabyo ni ituro. Ubu koko ituro rikunanire ujye wirirwa wamuteye ikibuno, wamuteye umugongo, niyo migisha nayo ikunanire kuyikorera, ahubwo uri kuzana imivumo. Abizi ko no kuba wamwima ni umuvumo uri gukorera. Rero iyo bitanga umwihe wiha umufasha wawe, ukorera iryo turo. Ukorera iki? Iryo turo. Usanga akanshi mu ngo abantu tubifata nk'imikino, kuba wabwira mugenzi wawe neza, kuba wamwitaho, atese mwite abagabo, batese mwite sheri, cyangwa muhamagare bibi banseke, bavuga ati ni igihwinini barakiroze, kubera ko jya wita ku mugore wawe, umuhe keya, nabyo bizajya bituma nawe izo keya umuhaye nawe aziguha. Ni hahandi uzajya unasanga ngo erega buriya nta usaruraho atagize gute, ugomba gutanga ibyishimo. Niba nawe ushaka ibyishimo,
ugomba nawe kugira gute kubitanga. Niba ushaka umunezero nawe ugomba kubutanga, niba ushaka amahoro of course nawe yatange, nabanze agire gute, nabanze ayo mahoro nawe aguturukaho. Wigespectinga ko umuntu agomba kuguha ibyo utamuhaye. Impamvu we mugirira ni neza, kubanira umuntu wawe neza ni ituro. Gusa iyaba mwari mubizi, si no kuvuga ngo ni ituro kuba wamuha gahunda yo mu buriri mugakora igikorwa cyabubatse gusa. N'umugabo, ibyo byose nibyo dusanga muri Islam. N'umugabo kuba yafata ifoke akagaburira umugore we mu kanwa, umugore akasama ibiryo bikajya mu kanwa gahekenya kamera, nabyo abatanze ituro. Mayi muri iyi minsi babyita ngo ni romantique. Ati umusaza nkanjye imyaka 40-50, umuntu mbona ndi kugaburira, ukubona iki? Umuntu mbona ndi kugaburira umugore wanjye aragira ngo ni ibiki byafasha, ni ibiki byagufasha se nyine. Ugomba kuba romantique, ni ibintu biri normal, ni ibintu bisanzwe, ahubwo nuko abantu babifata bakabishyira ku rundi rwego. No kugaburira uwo mwashakanye ukamutabika nabyo ni ituro. No gukora kiriya gikorwa cy'abashakanye mu gitanda nabyo ni ituro. Wivuga ngo wabuze amafaranga yo gutura, wivuga ngo wabuze icyo utura ngo ijuru rizajyamo abakire, ubahiriza gahunda zo mu buriri n'uwo mwashakanye, urebe ngo ijuru nawe aho uzana batanga kurigeramo. Ko icyo gihe wubahirije gahunda, umurinze irari, umurinze kujya hanze mu bandi bagore, umurinze ibintu byinshi cyane, ukumira ibintu byinshi cyane, kandi nawe urandikishije, kandi nawe wanishimye. Ubaha umugore wawe, ukora ituro, utanga ituro, n'undi atanga ituro, ibintu bigendeke neza. Buri wese abanire mugenzi we mu buryo bwiza, mu buryo bw'urukundo, mu buryo bw'umunezero. Ni hahandi uzasanga nyine urugo rumeze neza. Ahangaha bijya gupfa iyo umugabo yumvise ngo ni umutware ngiye ngomba kwinjira mu nzu, nabyimbye meze gutya, we umeze gute, mwiriwe gute, handi utaha mu rugo bakubona nk'intare, ugera mu rugo abana birukanka, ugera mu rugo umugore ahubangana. Ibyo ntabwo ari ibyo. Intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni mu Islam mvugira ngo Imana imuha amahoro n'imigisha, ko niba utabivuze uri kwihuguza. Iyo we yaratubwiye ngo umwiza muri mwe ni umwiza ku bantu biwe mu rugo. Uku tukora muri societe, uku tubona ku mbuga nkoranyambaga, ntabwo ari byo bigena uri we wanyawe mu buzima busanzwe. Hano ni ibintu umuntu aza yateguye agakora ibyo yateguye gukora, ariko mu buzima bisanzwe byawe dukora waba utateguye waba wateguye bikaba bwo biriya nibyo wowe. Bivuze ngo kibanira neza abo mubana. Umugore niba ugiye mu gikorwa cy'abashakanye, mugabo nawe nimba ari uko, tanga ituro. Uvuge ngo iki gikorwa ndi kugikora kubw'ineza yanjye, kubw'ineza y'umugabo wanjye, kubwo gushimisha umugore wanjye, kubwo gushimisha umugabo wanjye, ariko ndimo ndatanga iki ituro. Wibuke ko uzanabihemberwa ko wakoze icyo gikorwa nyabona. Icyo kikumotive cyo gutuma wirwa wateye umugongo patron wawe cyangwa se madamu wawe, ukajya ku ruhande. Urajya ku ruhande ujye kurya ibitagabuye ku ruhande, ukora icyaha, wandikirwa imivumo, wandikirwa imyuka mibi, ugire gute. Kuko bavuga ko abascientifique bavuga ngo abantu baryamanye 90% hari ibindi bintu baba basangiye spiritually, ko bivuga mu nyana nyine mu buryo bw'imyuka. Rero ugiye guhura n'umwuka kana ibyo byose uzubishyira mu mugore wawe, icyo gihe ni imivu muri kuzana mu rugo rwanyu, icyo gihe ni imyangaro uri kuzana mu rugo rwanyu, icyo gihe urimo urabyica. Why not mushaka kuri tange mu gitondo saa 6 n'ijoro, utange ituro ku mugore wawe no ku mugabo wawe, bigutwaye iki? Bigutwaye iki? Kandi nyamaze ari ubusambanyi, ari ukwinjiza geto, abakobwa bajya binjiza saa 6 na nijoro na ryari, nta kintu bigutwaye. Kandi uwo mwashakanye bigabuwe, byemewe, mukora icyo gikorwa, Imana ikishima ko muri gukora igikorwa igiye kuremeramo, ugasanga icyo kirakunaniye. Uri buhemberwe ko Imana yaguhamo umugisha w'urubyaro, uri buhemberwe ko washimishije umugore wawe, washimishije umugabo wawe, uri buhemberwe ko watanze ituro, ko wakoze icyo Imana yabaremeye kugira ngo muyisingize. Kandi muri mwe hacemo nuko abandi bantu baremwa, ugasanga ibyo byose ntabwo bihaye agaciro, uri kujya gukurura imikoshi n'ibiki byose wirengagije. Nyabuna no muri kiriya gikorwa kugikora utabyinubira, utabyanga, ugamije
kumara kushimisha umutware wawe cyangwa se umufasha wawe, nabyo ni gutanga ituro nta yandi. Mutanga amaturo bantu mwubatse, mutanga amaturo, mureke kubikerensa, mureke kubikinisha, kuko ibyo uhora ukora umwiyima ugira gute niwo uzatuma ajya hanze, niwo uzatuma ajya hanze. Bana komeze kubarinda kandi komeze kubakunda, mukore subscribe ku biganiro byiza byubaka umuryango, byubaka urukundo kuri Shusho TV. Imana ikomeze kubarinda, turabakunda cyane, bye.